Biragoye kuba wavuga izina Turahirwa Moses ngo ntihagire umuntu udapfa kurimenya kuko ryaramamaye. Biragoye kuvuga inzu y'imideli yitwa Motion. Kuba utarizi waba udatuye mu Rwanda cyangwa waba utabasha kumenya amakuru. Rero iyo tuvuze Turahirwa Moses tukanabyegeranya n'inzu ikora imideli yitwa Motion, ibyo bintu ni ibintu bibiri bimeze kimwe kuko Turahirwa niwe nyiri Motion, cyane cyane ko hari n'abajya bamwita Motion. Rero ni umunyamideli ndetse ni umugabo utunganya imideli myiza cyangwa imyenda ya fashion myiza, kuko harimo benshi bagenda bayambara, benshi barayizi. Byagorana rero yuko uyu mugabo utamuzi. Rero mu minsi ishize aherutse gukora agashya, bityo bituma abasha kuba bamubika cyangwa bamufunga kugira ngo akurikiranwe arebe nimba adafite ikibazo cyangwa adakoresha ibiyobyabwenge, kuko ibintu yari yakoze byari biteye isoni ndetse n'agahinda, twarabibonye. Ntabwo turi bubitindeho. Rero kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 nibwo Turahirwa Moses yagejejwe imbere y'urukiko rwa Kicukiro kugira ngo aburane akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Rero Turahirwa akigera mu rukiko yashinjijwe gucuruza urumogi, noneho ntago ari no kurukoresha gusa cyangwa kurunywa gusa, yashinjijwe kurukoresha no kurucuruza. Arangije asuka amarira mu rukiko ararira. Ubushinjacyaha bwavuze ko uretse kuba Turahirwa Moses akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ari no gukorwaho iperereza ku bijyanye no kurucuruza, ubwo ni urumogi. Ni ingingo yagarutsweho kuri uyu wa kabiri ubwo uyu musore wamenyekanye ubwo yashingaga inzu y'imideli ya Motion yitabaga urukiko ngo aburanishwe ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge akurikiranyweho. Turahirwa Moses yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse ko ubwo yafatwaga yemeye gutanga ku bushake bwe urumogi rutagera ku magarama 2. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa by'agateganyo kuko mu byaha bumukurikiranyeho harimo n'icyo gucuruza urumogi kigikorwaho iperereza. Ngo Motion ntago ari ukunywa urumogi gusa, akurikiranyweho n'icyaha cyo kuba yaba anarucuruza, kuko buriya kuba urunywa ni ikindi no kuba urucuruza wangiza urubyiruko cyangwa abandi bantu urimo kurucuruzaho, nacyo ni ikindi cyaha kandi nacyo gikomeye cyane. Ntekereza ko gikomeye cyane no kurusha ku muntu urukoresha kuko urimo kurukwirakwiza. Turahirwa Moses yahawe ijambo ngo yisobanure ku bivugwa n'ubushinjacyaha. Kuvuga biramunanira ahubwo atangira kurira, ariko umucamanza amusaba gutuza akisobanura ku byo ariko. Ku bijyanye no gutunda ibiyobyabwenge, umushinjacyaha yavuze ko bishimangirwa no kuba mu ibazwa rye Turahirwa Moses yaremeye ko ibiyobyabwenge yafatanywe yabikuraga muri Kenya akabinywa. Ku bijyanye no kubika ibiyobyabwenge bishimangirwa no kuba yaremeye ko yafatanywe urumogi nubwo atemera ingano y'urwo yafatanywe. Umushinjacyaha yagaragaje ko inyandiko y'ubugenzacyaha bakoze iperereza n'iyifatira yerekanye ko yafatanywe udupfunyika 13. Moses nuko
bimeze rero kuba kuri uyu munsi, kuri uyu kuri uyu nguyu wa kabiri nibwo yajyanywe imbere y'urukiko kubwo kuvuga amagambo menshi ndetse n'ibikorwa bye, amagambo mabi akanayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga, kuri social media ze zose, bikajya hanze. Harimo byinshi yavuzeho no kuvuga nabi umukuru w'igihugu ndetse n'igihugu muri rusange, bisa nkaho arimo kuvuga amagambo mabi cyane, ntabasha gusubiramo kuko ntabwo ari meza. Rero kuri uyu wa kabiri nibwo yerekeje, bamujyanye imbere y'urukiko kugira ngo abashe kuba yakwisobanura. Umushinjacyaha yagaragaje ko inyandiko y'ubugenzacyaha bakoze iperereza yifatirwa basanze bamufatanye urumogi rw'udupfunyika ngo ni udu PS dupfunyitse 13. Yibukije urukiko ko Turahirwa Moses atari ubwa mbere akurikiranyweho iki cyaha. Mwibuke ko atari n'ubwa mbere Turahirwa Moses afunzwe akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, kuko yaherukaga kugihamya n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge asaba ko yafungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Ubwo rero Moses yakomeje gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Ni uko nguko bimeze ibya Moses wa Motion. Byinshi byamuvuzweho, iby'ubutinganyi byo byinshi. Umusore yakoze byinshi by'agatangaza rwose, gushyira hanze amafoto ye atambaye, yambaye ubusa. Ni byinshi byamuvuzweho uyu nguyu Turahirwa Moses. Ese Turahirwa Moses biraza kugenda bite? Ese nahamwa n'icyaha araza gufungwa igihe kingana gute? Cyangwa se baramujyana muri rehab? Cyangwa sinzi icyemezo urukiko ruzafata. Bahabaye bahagaritse by'agateganyo, bamufunze by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Rero caca mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutse gukanda subscribe no gukanda share kugira ngo mujye mubasha kubona inkuru n'izi ngizi ziri update, kugira ngo mubone na filime nziza tugenda tubagezaho. Caca mukomeze mugire ibihe byiza.